Ni couple imaze iminsi ivugwa cyane mu bitangazamakuru bitandukanye byo mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni couple ya Disii ndetse na Pamella. Ni couple nziza cyane abantu benshi bakunda, haba abantu bose bababonye mu by'ukuri barabakunda bakanabishimira. Aba rero baheruka kujya mu murenge, niba ariko twavuga, ni ukuvuga ngo ni umugore n'umugabo mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko icyari gihari ni uko batari bakabanye, ntabwo bari abana kugeza ubu ngubu, ariko biri mu nzira kuko nk'uko muri kubibona uyu ni Miss Pamella, tumwita Miss ko yitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda. Yitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda. Ubu rero nk'uko muri kubibona mu mashusho, ahangaha Pamella yari yakorewe ibirori byo gusezeraho umukobwa, bridal shower, bya birori nyine umukobwa akoresha kugira ngo asezere kuri bagenzi be b'abakobwa, yitegura guhita ajya mu rugo nyine akaba umugore w'umugabo, bridal shower nk'uko muri kubibona. Nk'uko muri kubibona rero muri aya mashusho, Pamella yarakeye cyane, yambaye neza bidasanzwe ariko byiza, yaraberewe ubwiza busanzwe. Ni ibirori rero byiza byari bibereye ijisho, byari byuzuyemo amarangamutima. Pamella nk'uko muri kubibona byari byamunaniye kwihangana, amarira y'ibyishimo yari yose, kwihanagura buri kanya, abanza arahavuye akamekapu kenda gushiraho, ariko ni umukobwa mwiza, ni umukobwa ukunzwe, ni couple ikunzwe, couple ya Disii ndetse na Pamella. Disii rero ni umuhanzi nyarwanda uri international, is international rwose kuko arakunzwe yaba mu Rwanda no muri West Africa. Niba mubyibuka neza, Disii azwi ku rwego mpuzamahanga ko yigeze no kujya kuririmba muri UN. Umuntu wahamagarwa kujya kuririmba muri UN aba yageze ku rundi rwego. Abakunzi be rero biteguye ubukwe bwe, barabwiteguye, bafite amatsiko yo kuzareba ubukwe bwa Disii, nubwo bimaze iminsi bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ko bitoroshye kugira ngo abantu bose bazabone kuko hajemo no kwishyuza, ariko ubwo njye ntekereza ko ari uburenganzira bw'abafite ubukwe nyine kuba wakoresha uburyo bwose ukabureba. Ibyo byose nawe hari icyo bigomba kugusaba. Abantu benshi rero barabutegereje, babutegerejanyije amatsiko, ariko iyo tugiye kugarukaho uyu munsi ni iyi bridal shower ya Miss Pamella, kubera ko niyo yabaye, niyo tugiye kuvugaho. Ubukwe nabwo nibuba nabwo tuzabuvugaho, tuzababwira uko bizagenda kuko tuzaba duhari tuba-updatinga, tubahereza ukuntu ibintu bimeze, kuko ibyo byo byose ubukwe bw'abastar byagenda gute tuzamenya uko byagenze, niyo tutaba twagiye ariko tuzamenya uko byagenze kandi natwe tuzagenda tubibagezaho. Pamella rero muri bridal shower ye nk'uko muri kubibona yari yiyambariye neza ariko bidasanzwe. Ubundi mu bridal shower atandukanye y'abakobwa tuzi ko bambara udukanzu, urumva, ariko we yari yiyambariye ipantaro nk'uko bisanzwe. Pamella ntabwo ari umuntu mu myambarire rwose, umva yambara neza, ari mu bakobwa bambara neza rwose bakanikwiza mu Rwanda nk'uko bisanzwe. Rero nta gitangaje ko yari yambaye neza kuko ni umusirimu, ni umukobwa w'umusirimu cyane w'umunyamujyi. Rero yari yambaye neza mu birori byitabiriwe n'abashuti be, n'abakobwa ndetse n'abamama bitabiriye ibirori bye kugira ngo bamusezereho, bamufashe gusezera ku bukumi bwe. Uku rero niko byari byifashe, byari byiza pe, decoration, abantu baranyweye, barariye. Umva njyewe ikintu nabonyeho cyane cyiza nanakunze cyane ni decoration ya Pamella. Uku niko yari imeze, uko niko decoration ya Pamella yo muri bridal shower ya Pamella niko yari imeze, ariko mwabibonye ko byari byiza, byari ibintu ubona ko biteguye, biri class kandi byihariye, birimo amafaranga rwose afatika, kandi ni ibintu bigaragara ko biteguye. Pamella rero abantu benshi turategereje, ubukwe bwabo buzaba tariki ya 15 ndetse na 23 niba atari nenye, niba ntibeshye neza.
ariko ni muri iyo minsi 15 ni ugusaba no gukwa 23 hagati ya 23 na 24 ubwo muraza kumbwira nibwo bazakora mariage. Ubwo rero ni turiteguye ubukwe bwa Pamella, abafana ba The Ben, abafana b'iyi couple twiteguye kuzabibona, ariko natwe tuzagenda tubibagezaho. Ngaho nguko rero ndashaka kubagezaho ko ibirori bya Pamella byo kumusezeraho, byo gusezera ubukobwa bwe byari bimeze, bridal shower ya Pamella. Nizere ko hari icyo mwabonye, niba utari warabibonye, niba utarabashije kubona ayo mafoto, nizere ko ngufashije kureba byibuze gatoya kuko byari byifashe. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze kugira ibihe byiza. Niba utarakanda subscribe ni ukuri ndakwinginze basikore, kanda subscribe ni ukuri, una likinge, una commenting kuko I need more of your comments. Thank you guys, mwakoze cyane kubana nanjye, bifurize kumeza kugira ibihe byiza. Imana ibarinde.